Ego mwiriwe neza, mumeze mute? Ni amahoro, biragenda neza, ndabakunda cyane, ndabakumbuye, kumva ibitekerezo byanyu ni ukuri ni iby'igiciro kubagira mu buzima bwanjye, bituma nanjye niyumvamo ko ndi umumama wo mu rugo nanjye wishimye, ushimiye umugabo, namwe nibyo mbifuriza sibyo se? Ejo twatandukanye ndi kuri pariti ya kabiri, twari turimo tuganira ku bijyanye n'ingingo abubatsi twakagombye kugenderaho. Ejo narangije ikiganiro maze kubabwira ibice bibiri, Imana mu rugo rwanyu, maze no kubabwira ku bijyanye uko twakemura amakimbirane mu ngo zacu. Ariko ndumva ntarimbirangije, amakimbirane buriya arimo ibintu byinshi. Hari n'igihe ugirana amakimbirane n'uwawe kubera abantu mukorana, kubera ahantu akunda kugorobereza, kubera inshuti, mbega ibyo ngibyo bikazana amakimbirane. Ni ukuri burya iyo wubatse uba wateye iyindi ntambwe. Niba udashaka kureka inshuti zawe, wowe n'uwo mwubakanye bizagenda nabi. Ni ukuri ndababwiza ukuri, ibyo byambayeho, muzirinde kugirana agatokorwa kubera inshuti, kuko inshuti ntabwo arizo zizabubakira. Inshuti zizabaha ibitekerezo, muzabana nk'inshuti, ariko wowe ibitekerezo byawe bya mbere bizava ku mupartner wawe, umugabo wawe, umugore wawe. Inshuti zizaza ari izunganira. Mwibuke ko hari n'inshuti ziza zisenya. Kandi ni ukuri ikintu cya mbere mbasabye, mujye mwirinda amabwire. Amabwire arasenya, amabwire ntiyubaka, amabwire akora ibibi mu ngo zacu, kuko niho shetani anyura kugira ngo adusenyere. Rero namaze kubona yuko niba hari ikintu ubona ko ku mugabo wawe cyangwa ku mugore wawe kitagenda neza, ikorere investigation. Bari wowe wikorera, wigenzurira, urebe koko ibyo uriya muntu yakubwiye ko ari byo. Kandi sinibaza impamvu umuntu yajya kwirirwa akureberera. Yego harimo abagore cyangwa abagabo badeviya bagakora ibidakorwa, bagaca inyuma abagabo babo, bagaca inyuma abagore babo, bakajya mu zindi ngeso. Ntabwo ari byiza rwose ku bantu baba bakora ibyo. Niba hari umuntu yagukebuye ati nabonye umupartner wawe yinjiye aha n'aha ahantu runaka, wewe kugira ngo uzamenye ukuri, uzamwinjirire buke buke, ubanze umwifatire, mbega ujye ujyana ibimenyetso bifatika. Ibimenyetso bifatika nibyo bishyira umuntu ku murongo. Buryo nta kimenyetso ufite, nta n'ijambo uba ufite, sibyo se? Ni ukuri. Kandi twige kubwizanya ukuri, twige communication, tubwirane neza, tumenye uko tubwira abagabo bacu, tumenye uko tubwira abagore bacu. Ni ukuri burya umugabo aje ukamwuka inabi uba umwishe. Burya abagabo ntabwo bashaka bababwira nabi, abagabo bashaka ubabwire neza. Nubwo bwose baba baguye mu makosa runaka, ariko mugenze neza, umubwire buke buke, azakumva. N'umudamu, yego ndazi ukuntu abadamu tuzi gukabuka kurusha ubuto buri ku mbabura. Natwe ni ukuri tujye twisuzuma, ni ukuri turakabije. Abagabo bacu ntabwo ari abana babi. Burya iyo umubwiye ikintu aracyumva neza, kandi akakigendamo uko wakimusabye. Kereka ku bafite abagabo bafite izindi mentality, bafite izindi behavior, nibo bari hard kugira ngo mumenyane. Ariko ku mugabo utuje, yakoze akantu katari ngombwa, nta nubwo ari ikosa, mbega ni misunderstanding, no kuba atabashije
gukora ikintu uko byakagombye. Ariko ikosa ubundi hari igihe twita ibintu amagambo akomeye. Ikosa ni ikintu cyagusaba, mbega amakosa ni yandi ku ishuri bajyaga badukubitira iminyafu ku kibuno kera, ariko njyewe ku mugabo wanjye mba numva atari ikosa, mba numva yakoze ibintu uko bitari, yaraje yashaka kubikora ariko abikora mu yindi way, mu bundi buryo. So mubwira uti wagomba kubikora gutya, ati reka nkwereke ubikore gutya, ejo mbikore gutya, hanyuma wowe ejo uzabikore, cyangwa se uzongere ugerageze turi kumwe, ibyo bizaba byiza. Kimwe nuko wazabwira umuntu uti reka nkwigishe iki ngiki, ukamwigisha 1, 2, 3, 4, 5 inshuro 1000, wapi, aho ngaho icyo nakugiraho inama, kwite, reka, kuko ntibizigera bikunda n'umunsi wa rimwe ko azakora cya kintu kugishaka. Hita ushaka iyindi metode, ikindi kindi umusaba ko yakora, naho icyo ngicyo cyo forget, ntikizigera kibaho. Communication ibe nziza, muvugane neza, muhanurane neza, mbega mugendekirane neza. Hari ikindi rero, ikintu cyitwa imibonano mpuzabitsina mu gitanda. Kiriya kintu rero buriya kirakomeye, kandi kiriya kintu ni cyiza, kandi murazi ko twese tugikunda. Ari abagabo baragikunda bo byatari, ari abagore reka byose nakubwira, mu bantu bafite abagabo bazi gukora pratique neza. Muri make, imibonano yo mu gitanda itangira mu gitondo, itangirana na mood, itangirana no kuvugana neza, mwaramutse gute, ni byiza, mumeze mute, bikazamuka, uyu munsi mfite iyi gahunda iyi n'iyi, ese wowe gahunda imeze gutya, imeze gute, ati naguteguriye ka breakfast, naguteguriye ibiryo bya mu gitondo, ngwino ufungure ugende ku kazi udakerererwa, dore na ka gashati kawe cyangwa se dore ikofi yawe wayibagiwe, ukaza kumuhamagara, ukaza kujya gute, mukomeza mwibukiranya kandi muvugana amagambo meza. Ibyo bintu nibikunda ku munsi, ndazi ko muzajya mu gikorwa ebasha, sinzi uko navuga, bizaba ari danger, bizaba mbega sinzi, ni ukwirukana imbeba muri make, ni ukucyaha imbeba zose zikagenda, mbega ni ugushaka ibintu bituma amajwi aguma hagati yanyu atari bugende, kuko najya inyuma y'urugi hari abantu bazaza kumviriza. Ndababwiza ukuri pe, ni ukuri dutegure iki gikorwa neza, kandi twirinde ikintu cya kirogoya. Hari n'ikindi kintu nababwiramo, urazi ko abagabo, abatware ari abantu igihe cyose baba ari ba automatique, mbega jye nabise ko ari voiture automatique, kuko bo niyo wamubyutse uti hari ikintu se wamarira, ako kanya akadomo ku ndome biba byakunze. Ariko abadamu turi manuel, abadamu ibyo bintu tubigeraho ari uko tugeze mu cyagihe cyacu cy'uburumbuke, niho usanga twabaye amapasi, twabaye imbabura, bimeze nabi, biri danger. Rero ni ukwitwara neza, tukagenda neza muri kino gikorwa. Nzababwira ibindi ejo, kugira ngo ntabatwarira umwanya, nabasezeranyije kutazajya barengereza iminota 10. So ciao, tuzabonana ejo, ikiganiro kirashyushye, ndumva ntabireka, ariko nahejo. So bye bye.